umugabo ahora ari umutware w'urugo. Umugabo n'umutware we mu kiganiro tuzanagisubukure n'undi munsi, ariko umugabo n'umutware nuwo kubahwa. Ntabwo amafaranga nahoze ndi kubabwira ukuntu umuntu ataha afite amafaranga kumva ari buyategekesha umugabo, akamwe ngo sharing ubwo nyine ngo ngiye ngo ndakora ibi ngibi, sheretse waretse tugakora ngo hoya, ariko ngumenye ko mu mafaranga yamvunye. Rwose twikosore, ni bya bindi tujye tuvuga ngo abagore ntago bagomba kuba imitako, abagore mushaka icyo mukora. Uyu mugore ntago acuruza dodo, nta nubwo acuruza n'inyanya. Uyu mugore ntabwo ajya mu murimo ngo ahinge, ahubwo afite impano nk'uko mwabyumvishe yitwa mpano gudu. Afite impano Imana yamuhaye, araguhimbira imisigo, aragusohorera umugeni, n'umwe musimu bukwe. Iyi mirimo yose arayikora kandi iramutuza. Murabona gasa neza, ni umubyeyi usa neza, ni umubyeyi ufite umuco, ni umubyeyi ufite uburere. Kuba kinafite umukozi wo mu rugo aza mu rugo bakunganire, nugira ahantu ujya uvuge mu rugo rurimo umukozi. Ariko mu by'ukuri njye ari ibintu nabonye ndagaya, hepfo muri comment mubishyiremo nta kibazo. Umuntu ugasanga inzara ze zisize irangi, ntiyamesa, ntabwo yamesa, yakita ku mwenda w'umugabo kubera izanzara. Ikindi ntabwo yakoropa. Ninde wabahaye uburenganzira ngo chambre yawe n'umugabo ngo ijye kwinjiramo umuntu wahandi? abari ujya kwikoropa. Hariya niho hari ibanga ry'urugo. Ninde waguhaye uburenganzira ngo umukozi ajye kwita ku mutware wawe? Kandi birarangira bakaza bataka, umukozi bandangiye n'ishyano yazumbangiye. Umukozi banzaniye yanyibiye amakariso bagusaza umugabo sinzi yaziba, kandi niwe wamwohereje gukoropa mu cyumba, ni nawe wamwohereje kuzinga ya myenda, ni nawe wamubwiye ngo yanure dore aho yanitse. Yazunguje amabuni imbere y'umugabo wanjye, none se abigenza ati yashashe nyine agomba no kumva yuko uburiri yashashe. Ntekereza basaza banyenda bakunda sinzabakoze isoni n'imirenza kubasura. Urakoze cyane rero wese utya ni viziyo. Uyu muntu ntazigera akora ku isafuriya, ntazakora ku isahane kugira ngo intoki ze zitandura. Muri make rero nge mbona abadamu tugomba kwikosora, kuko mu biseye ngo no kutaba hafi y'umutware wawe ngo umwiteho umutegurire, nabyo biri mu bintu bituma nawe agenda agabanura santima zo kukwitaho, kuko ntabona nawe ntumubaha. Inshuti bakunzi ba Maman Mignonne official, amahoro y'Imana n'abana Siwe babikuza amahoro y'Imana tugira umugisha wo guhura n'umubyeyi mwiza cyane uturutse Kato, umubyeyi w'umuhanzi, umuvuga amahamba, ni umubyeyi ugiye sinabashobora byose. Murakoze cyane. Nitwa Vestine dusingiza Imana mpano gudu. Ndi umukristo, nkunda Imana, ndakijijwe, ndasenga kandi nkunda Imana n'abantu bayo. Ndi umuhanzi, mvuga amahamba, ndi umutahira amazina y'inka kugira ngo mubashe kubisobanukirwa. Mfite indirimbo za gospel zica kuri channel yitwa Urwiza filime, nandika amafilime atandukanye, harimo iyo mwakunze gukurikira yitwa Kanyana cyangwa Nyirangona, Imfubyi zigira ibanga, ndetse n'izindi ni nyinshi. Rero iwacu ni mu karere ka Karongi, nifuje kubana namwe, Imana iduhane umugisha.
amen. Urakoze cyane. Atubwiye yuko ari n'umuririmbyi, aririmba indirimbo za gospel. Atubwiye yuko avuga amahamba ari kugisohora n'abageni. Ndakwinginze muri aka kanya njye wundi kuri channel yanjye, abantu bose barabizi yuko ni channel ya morali, ni channel yo kwishima, ni channel yo guseka, ni channel yo kuririmba. Ihangano turirimbire indirimbo imwe isohora abageni, hanyuma tuzashaka gusohora muri iyi minsi. ntekereza basaza bangenda bakunda sinzabakoze isoni n'imirenza urakoze cyane rero Vestina mpano godo arakoze cyane, aturirimba indirimbo nziza, ni ikibazo aririmbiye umudeli yagiye gusoma. Ese ko ubizi neza ko muri iki gihe iyo dusohoye umudeli turabona muri iki gihe ingo zifite ibibazo byinshi cyane. Njyewe ubundi nkunda kuvuga ngo umuryango mwiza, umuryango wishimye. Iyo usohoye umugeni hari n'inama ujya ubasha kugira abantu, cyangwa ni ugusohora umugeni gusa warangiza ukarekeraho? yego mbagira inama ariko nkagiramo mu bisigo nkavuga ati wowe rwiza rwa Gasabo ningi dasubira inyuma n'ugasaba yangu Siwe bakasonga asizwa muri dasunga utari gutamije ubwiza hatumwe benshi hatoranwa wowe amatwi y'ubutike mutamagize mata kumvuga kugira ngo zibe gisimba bashya simba shyashya ngo mbashyashye ndashyira hejuru muri jambo mbone gutuza nekana nica mu gacaca kiwa n'icukubiri n'ibindi bisa amahanga mu burenze n'ubutse mu giterane igitego gitima kandi teretse amaso mu gatimba ntari wowe nitega amatwi mubone ngo hanure n'umugabo bavuga ko ari umwana w'undi ariko baciye makeya mwaganira mukicarana mugacoca ibyanyu mugahuza urukundo ndetse n'urugwiro amaze mukiyahura. Urugo rwubakwa ntambabarira, urugo rwubakwa no guca bugufi, urugo rwubakwa n'icyubahiro, isura si isuku ahubwo ufite isuku urugo rurasusuruka isuheri igashira rwose. Reka rero mubwire abadukurikira abakiri batoya ababyeyi cyane kuri channel Maman Mignonne official, ndishimye cyane kuko mumpaye umwanya wo kuvuga ku bintu nakundaga. Dufite abakobwa beza bize yemwe bafite amafaranga ndetse bafite n'ibanga, ariko bakaba kuba akengukwa akamusaba akamujyana agomba kumutegekesha ayo mafaranga n'ukabona inshingano ze arazirekuye zo kwitaba umutware akazihereza abakozi. Ni ukuri babyeyi ijwi rituje, reka tuganire Umunyarwanda yavuze ati iyo utunze gutya urutoki enye zisigara zikureba, ni wowe ndi kubwira ariko izi zose nanjye ziri kuntunga. Ubwo rero dufite ingo mu by'ukuri ziri gusenyuka muri iki gihe mu kinyejana, hariho ibibazo by'ibyorezo. Ubu wajya mu rugo rw'abantu usanga bari gupfa isuku, ukabona umuntu ajya muri salo bakamutunganyiriza inzara akishyuramo 20,000 cyangwa 10,000, ariko ukagira ngo ahuriye mu nzira, makiyaje ari nyinshi, iherena ryiza, shenete nziza, urukweto, ibintu, isakoshi ateye impasi, ariko wagera mu rugo ugasanga gushwana n'umukozi. Ariko ukundi umuntu ari amasahane kucyaheruka koga nyuma y'icyumweru. Mu by'ukuri abakozi icyumba cyanjye kutagikoropa, abakozi tubazana ngo badufashe, ariko Bibiliya yo ibivuga neza
mu migani iravuga ngo umugore w'umunyangeso nziza wamukura, ngo abyuka mu gitondo ngo adasigana n'abagaragu, ngo yitegereza ngo uwo murima mwiza ngo akawuteramo ngo inzabibu, ngo abyuka mu gitondo kandi ngo agategeka abajabe, niko Bibiliya handitse, ngo agategeka abajabe ngo imirimo, ngo kandi ngo akora imbaraga ngo na nijoro ngo itabaza rye ntirizima. yego Reka tuganire kuri iri jambo. Mu by'ukuri umugore w'umunyangeso nziza azinduka kare mu gitondo. Aho Bibiliya tubwiye ngo azinduka cyangwa ngo azindura umukozi, ahubwo we azinduka abyuka kare. yego Y'abakoresha bose y'abajabe bari mu rugo ngo akabategeka. Urumva imirimo bari bukore, wowe urakora iki, nawe urakora iki, nawe urakora iki. Yarangiza we agahita aherera ku byo kwita ku mutware we. yego Urumve niba yavuze ati wowe Ukoropa gutya, warahita ajya mu gikoni ategurire umutware. Eski umukozi nateka umunyu mwinshi azavuga ngo umva abagore b'inahangaho ukuntu bajya babivuga ngo urumva ngo umukozi ngo yatetse umunyu mwinshi ngo rwose ngo ariko umukobwa we ngo kubera iki ngo uteka umunyu mwinshi, agatangira gutanganya umukozi nawe byageze ku meza atabanje kubyumva no kubikontorora, ngo hani ngo nyine ngo urihangana umukozi yatetse umunyu mwinshi, ese ngo urafata ngo imbuto ngo hani ngo wese ngo nyine ngo bakaburara ushiri ngo umukozi yarana certificate. Umukozi niwe ugomba kwita ku nshingano zawe z'urugo. Wowe wamanitse ikiganza, umanika ikiganza uravuga ngo nkweguriye ibyanjye byose kanemeye kunjyana iwawe. Kuba rero yakubera umufasha, umujyana akamubera umufasha. Umugabo yasize mama we wamugeraga mu gikoni agateka, wowe uraje uje guhagarara muri icyo kimbo, kuko Bibiliya ivuga ngo urukundo ruzira uburyarya ngo nirwo dusabira bubatse ingo bakabana mu mahoro mu rukundo no gushyira hamwe, kubwo kubaha Kristo, ineza yabo ikamenwa n'abantu bose. Rero nagira ngo mbwire abanteze amatwi, kirazira kikanaziririzwa kubona ibiryo bigera ku meza ugatangira guhamagara akanitangaho urugero, nuko Vesti vayo hano, Vesti nakaza ngo ibiryo babitetse ute, ngo sirakwishe guteka isosi imbere y'umugabo kamera. Hari ikintu njya mbwira abagore ngo niba n'umukozi yakoze ikosa ngo ntukamukosorera imbere y'umugabo, basi ujye umwigiza hepfo umugore uti dore hano byapfuye. Erega umugore ubundi n'ugomba kumenya ubwenge, uzi ko naho waba utabikoze ariko controle washyizeho ituma bya bintu bigaragara nkaho ari we wabikoze. Rero umukozi aza mu rugo ngo adufashe, bamama badukurikiye kuri Maman Mignonne official. Umukozi wo mu rugo aza mu rugo ngo akunganire, nugira ahantu ujya uvuge mu rugo rurimo umukozi. Ariko mu by'ukuri njye ari ibintu nabonye ndagaya, hepfo muri comment mubishyiremo nta kibazo. Umuntu ugasanga inzara ze zisize irangi, ntiyamesa, ntabwo yamesa, ntiyakita ku mwenda w'umugabo kubera izanzara. Ikindi ntabwo yakoropa, ninde wabahaye uburenganzira ngo chambre yawe n'umugabo ngo ijye kwinjiramo umuntu wahandi? Abari ujye kuyikoropa hariya niho hari ibanga ry'urugo. Ninde waguhaye uburenganzira ngo umukozi ajye kwita ku mutware wawe? Kandi birarangira bakaza bataka, umukozi bandangiye nishyano yazuhangiye umukozi banzaniye yanyiriye amakariso bagusaza umugabo sinzi yaziba, kandi niwe wamwohereje gukoropa mu cyumba, ni nawe wamwohereje kuzinga ya myenda, ni nawe wamubwiye ngo yanure dore aho yanitse. Yazunguje amabuni imbere y'umugabo wanjye, none se abigenza ati yashashe nyine agomba no kumva yuko uburiri yashashe bumeze neza. Wowe uraryamye mu ntebe uri kureba filime, ni ku Vesti warangije umwana yanyweye amata ukaranga udushyimbo kandi utwumutse nushyire nk'umunyu, mu by'ukuri umutwara kaza nyine araha agaciro wa muntu wamuhaye, wa muntu wamwitayeho uko ari gutambuka
arafata umwanya wo kumutekerezaho no kumureba Yego. ko atahananiwe rwose tubazanire kamambiri ibyo niweho wakabikoze mu by'ukuri twikubita agashyi twikosone. Ikindi kintu ngewe ntarebye nkumva rwose ndananenze, nkumva rwose ndagaye dufite abamama badaheka abana. Yego. Ugasanga umutware arakubwira ati sheri ndashaka ko dutemberana. Okay. Ugahita uhamagara wa mukozi wa Vestine Witunganye turi bujyane. shyira umwana mu mugongo ukamushorera. Eski umubyeyi ni mubera rugo. Igituma twitwa ababyeyi cyane twarimaga ngo ikindi umubyeyi aberwa no guheka. Mugore utanga urugero rwiza, mubyeyi wizihiwe no guheka, gira impuhwe wibuka abawe bakeneye ubuzima buzira umuze. Uwo mwana numushyira mu mugongo ukafata isakoshi yawe n'umutaka wawe ugashorerana n'uwo mwashaka, umwana biba bibereye n'amaso pe. Ariko kuki ababyeyi bubu bataye inkungo yo gusiga umwana agatungwa n'inshyushyu afite ibere rya nyina kubera ngo ntasohotse, ubwo se unasohokana umwana wanjye. Ese uwo mwana we akantu ko gukama amashereka harako mperutse kubona, ndaza ndetse no kukwereka abakunzi ba Maman Mignonne official. Iyo ubirebye usigara uvuga ngo iri terambere riri kutwerekeza he, kandi uyu muntu wakamaga amashereka yagira ngo umukozi ajya yaha umwana, ariko ngo umwana atamukojeje ku ibere. Abenshi ngo baba banga ko amabere yabagwa. Niyo hetse ngo umujishi uraza ugafata hano amabere akamanuka. Kubera rero yuko abagore ba viziyo bakeneye guhora ari abajene, akambara ikabutura nziza akagenda kandi afite abana bangana nawe, akambara mina akagenda afite abana bangana nawe, kubera yuko akeneye. Nge navuga ngo hari ibirangaza, noneho ibi birangaza biri ku isi bigatuma twitwara uko tutagomba kwitwara. Ugasanga umubyeyi nkawe ntabwo yakwambara gutya. Reba uracyari mutoya, imyaka yawe ni mikeya, ariko uwo wahurira nawe mu nzira yakwita umubyeyi. Yego. Kandi koko ndi umubyeyi. Kujya gutyo ugasanga hari umuntu ungana na Maman Mignonne wambaye ikabutura n'agasengeri. Niza hano hagiye gutya ni viziyo. Uyu muntu ntazigera akora ku isafuriya, ntazakora ku isahane kugira ngo intoki ze zitandura. Muri make rero nge mbona abadamu tugomba kwikosora, kuko mu bisenya ngo no kutaba hafi y'umutware wawe ngo umwiteho umutegurire, nabyo biri mu bintu bituma nawe agenda agabanura santima zo kukwitaho, kuko ntabona nawe ntumuba hafi. Ahubwo bigatuma amaso ye ahora kuri wa muntu nkora, asanga mu rugo amuha karibu, amuha akazi igihe akeneye, amutegura icyayi. Icyo ngicyo tugikosora. Ikindi kintu kiri gutera amakimbirane hagati y'abantu bashakanye n'imitungo. Umubyeyi ugishaka kuvuga uti ntahekare usanga nawe ari kurwana n'umugabo. Noneho mu by'ukuri kuba umuyobozi wacu adushyiriyeho uburinganire, ntabwo yavuze ngo duhite dutegeka abagabo, kuko umugabo ahora ari umutware w'urugo. Umugabo n'umutware, we mu kiganiro tuzanagisubukure n'undi munsi, ariko umugabo n'umutware nuwo kubahwa. Ntabwo amafaranga nahoze ndi kubabwira ukuntu umuntu ataha afite amafaranga kumva ari buyategekesha umugabo, akavuga ngo sheri ngo ubwo nyine ngo ngiye ngo ndakora ibi ngibi, sheri se waretse tugakora ngo hoya, ariko ngumenye ko mu mafaranga yamvunye. Rwose twikosore duhinduke. Murakoze cyane, ndumva ngi ari izo nama natanga. Murakoze cyane rero bakunzi bacu, muramukurikiye. Yitwa Vestine, ababwiye yuko afite na channel bayikoreho subscribe, Urwiza filime. Mujyeho mukore subscribe, mukurikirane filime, mukurikirane indirimbo za gospel, mukurikirane amahamba y'inka, mukurikirane ibihozo. Kandi rwose uyu mubyeyi arashoboye mu muhakazi. Ni bya bindi tujye tuvuga ngo abagore ntago tugomba kuba imitako, abagore mushaka icyo mukora. Uyu mugore ntago acuruza dodo, nta nubwo acuruza n'inyanya. Uyu mugore ntabwo ajya mu murimo ngo ahinge, ahubwo afite impano nk'uko mwabyumvishe, yitwa Mpano Good. Afite impano Imana yamuhaye, araguhimbira imisigo, aragusohorera umugeni, n'umwe mu bukwe. Imirimo yose arayikora kandi iramutuza. Murabona adasa neza,
ni umubyeyi usa neza, ni umubyeyi ufite umuco, ni umubyeyi ufite uburere, kuba akina filime, kuba avuga amahamba, kuba asohora umugeni, ntabwo bimutesha umuco, ntabwo bimutesha ubukristo, nta nubwo bimubuza kwinjiriza umuryango we. Turabashimira ko bakunze bacu, ntabwo twavuze ko iki kiganiro kimara umwanya munini cyane yaturutse ariko tuzakomeza tubanye no mu bindi biganiro. Afite impuguro nyinshi ndetse yafasha n'abana b'abakobwa kugira aho bava bakagera aho bajya. Mwere kuvuga ngo muri abashomeri, ni mu mwegero Christina abigishe kuririmba, abigishe kubyina intore, abigishe kuvuga imivugo. Ibyo byose ni ibintu bifite aho byamukuye bikagira naho bimugeza. Ejo bundi azaduha ubuhamya. Murakoze rero bakunzi bacu, ibiganiro byacu nakagaruka, mujye kuri Maman Mignonne official, mukore subscribe, mukore like, mukore comment, ndetse musharinge n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.